kuba mu buzima bw'ubwamamare buri hejuru abafatanya ate no kuba mu buzima busanzwe akaba umubyeyi? Ni gute yita ku buzima bw'abana no kubategurira ubuzima bwiza? Wumva se yaba ari umubyeyi umeze ute bitewe n'uko umuzi cyangwa se umufata? Ngwino tubane muri iki kiganiro tumenye byinshi byihariye kuri Shaddy Boo. Muhaye ikaze. Amazina ye nyakuri ni Shaddy Mbabazi, avukira Nyamirambo ahitwa mu mutima wa Kigali. Ni umwana wa mbere mu muryango w'abantu 4. Kwitwa Shaddy Boo avuga ko yabikuye ku ndirimbo ya Asha na Alicia Keys, afatamo akantu kavuga ngo my boo, bituma akoresha ijambo boo arifatanya na Shadia, ariho havuye Shaddy Boo. Shaddy Boo azwi cyane cyane mu gice cy'imyidagaduro entertainment mu Rwanda. Amenyekanye hashize imyaka irenga 10 ndetse akaba akomeje n'ubundi. Yagiye amenyekana mu nkuru zitandukanye ariko zikaba inkuru zishyushye. Shaddy Boo akaba umwe mu batangiranye na social media mu Rwanda, aho yahise yegwizaho abakunzi cyangwa se abafana benshi bamukurikira. Hano twavuga cyane cyane kuri Instagram, aho yatwaye igihembo cy'abantu bakurikiranwa cyane kuri Instagram. Iki gihe yari afite miliyoni y'aba-followers. Ikindi kandi akaba mu bantu ba mbere bagize miliyoni y'aba-followers mu Rwanda. Uyu munsi tuvugana Shaddy Boo afite abamukurikira barenga miliyoni 2 kuri social media zose akoresha. Kugeza uyu munsi Shaddy Boo ni umumama, afite abana 2 b'abakobwa ndetse utatinya kuvuga ko ari beza cyane. Nkuko n'ubundi mama wabo yamenyekanye cyane bitewe n'ubwiza bwe, ubwiza budasanzwe afite, kuba ateye neza, isura nziza n'ibindi abantu bagenderaho bavuga ko umuntu ari mwiza cyangwa se umukobwa ari mwiza. Byinshi muri byo arabyujuje, dore ko nawe ubwe abyivugira ati ndi mwiza cyane. Hano twakibaza tuti ese Shaddy Boo tuzi yaba yarigeze agira umuryango cyangwa se agira urugo akimariya? Nibyo, Shaddy Boo yashakanye na Meddy Saleh. Uyu akaba azwi cyane mu kuba producer ndetse no gukora filime, ibyo bita filmmaker. Gusa nanone aba ntibakomezanyije, baje gutandukana aho kino gihe hakwirakwiriye inkuru cyangwa se twakwita ibihuha, hakwirakwiriye inkuru ko umubyeyi wamamaye cyane kuri Instagram ndetse n'izindi social media yafite umubano wihariye n'icyamamare cyo muri Tanzania, Diamond Platnumz. Iyi nkuru yavuzwe ni nyuma y'uko Diamond yaje kwitabira igitaramo cya East Africa Party cyabereye i Kigali. Nyuma uyu muhanzi agatumira Shaddy Boo mu gihe Diamond yari ari gukora ku ndirimbo yise Jibebe. Nyuma yo gutandukana n'uwo bashakanye, hano ndavuga Shaddy Boo, aha yatangiye kurera abana wenyine, ibyo bita kuba single mother cyangwa se single mama. Hano noneho wahita wibaza ngo kumenyekana kwa Shaddy Boo abifatanya ate no kurera abana? Ariko kandi nanone ntitwakirengagiza ko nubwo Shaddy Boo yamenyekanye, ariko icyatumye amenyekana hano ndavuga ku mirimo benshi bamuziho. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mumama yamamaye ku izina ryitwa Slay Queen, aho abenshi batatinyaga kumwita indaya, bakavuga ko abikora nk'akazi, akabikora ku rwego mpuzamahanga, ari naho akura amafaranga atuma yiyitaho, akaba umuntu mwiza cyangwa se umuntu uhenze. Kumwita gutya ibi babivugaga bitewe n'uko hari amafoto cyangwa se video zerekana neza imibereho ye cyangwa se imiterere ye, mu buryo rimwe yabaga asa n'uwambaye ubusa cyangwa se bakavuga ko yibagiwe kwambara. Akenshi yagaragaraga mu tubara byina, mbese bimwe bita ko yataye umuco, ahubwo akaba yigurisha. Iyo sura abantu bamuziho, ariko kandi bakaba bazi ko nanone ari umubyeyi, bituma abantu bibaza yaba yita cyangwa se
aha uburere abana be bumeze bute? Ese ubwo bwaba ari ubuhe? Dukurikije ku byo Shaddy yagiye avuga mu bitangazamakuru bitandukanye, Shaddy yakunze kugaruka ku bana be cyane, yagize ati nita cyane mu guhitamo ibyo abana banjye bareba igihe bareba amateleviziyo cyangwa se bafite telefone, ndetse aho bareba ibiri mu kigero cyabo. Ati nubwo mpora kuri social media, avuga ku kaza kurira kuri social media, atari ko sinyubewe ko byangiza imitekerereze y'abana. Sinshobora kubemerera gukoresha social media, bakoresha gusa YouTube bareba video z'abana, ndetse nkoresha uburyo ababyeyi bose bakoresha bita ku bana n'ibyo bagomba kubereka. Ndabizi bazakenera ubwisanzure buhagije igihe bazaba bakuze, ariko ubu bacyari abana bato cyane, ntabwo bagomba gukoresha social media. Kuva mu mwaka wa 2016 Shaddy atangiye kurera abana nka single mom mu rugo, yitwa umubyeyi kandi yishimira cyane kuba mama w'abana. Akunda cyane bimwe mu mirimo akora iyo ari mu rugo, akunda cyane gutekera abana be, dore ko avuga ko yakuze akunda guteka cyane kandi ateka neza bakabikunda. Uretse ikijyanye no gutekera abana, mu rugo yita ku isuku yabo, akabakorera imisatsi, bakaganira, bakanakina. Ibi abikora igihe aba atagiye mu gutembera, ibitaramo, kwifotoza n'ibindi bikorwa Shaddy akora. Aravuga ati kuba icyamamare byambereye umugisha ukomeye mu buzima bwanjye, mburyohamo birenze, menya sitara y'ubuzima mu myambarire n'ibindi, ariko nanone nta kintu nagerageje kubona nagereranya no kuba umubyeyi. Ni ibintu bya mbere by'ingenzi mu kumenya neza niba abakobwa banjye bafite ubuzima bwiza. Yongeyeho ati nagerageje bikomeye gutandukanya ubuzima bw'umuryango wanjye na social media n'ibihuha bitandukanye. Nabyitayeho igihe abantu bafata umuryango wanjye bakawujyana mu bintu by'umwanda. Shaddy n'abakobwa be batuye i Kigali, ariko bitewe no kumenyekana bituma abasha kuzenguruka isi mu bihugu bitandukanye. Ubuzima bwe bwa gisitari nanone ntibutuma yibagirwa cyangwa ngo bube bwamujyana kure y'abana be. Nubwo hari abafata Shaddy ukundi bakavuga ko ubwamamare bwe buyobya abana b'urubyiruko, abandi bakumva ko batakifuza ko abantu babo bamumenya, ariko nyamara Shaddy yaba role model cyangwa se icyitegererezo ku buzima no kwiteza imbere. Usibye kumubonamo ikibi, nanone n'umwe mu bagore biteje imbere babasha kwita ku miryango yabo. Shaddy agerageza gukora imirimo itandukanye imuzanira amafaranga, ahazwi nanone nk'umunyamideli, kwamamariza kampani zitandukanye n'ibindi. Ikindi, agaragara nk'umuntu witinyutse atitaye uko abandi bamufata. We aha agaciro, agaranira kwiteza imbere. Akunda gukoresha amagambo yuzuye ubwenge, ayo twita motivation words. Ikindi, agira ibikorwa bimwe ubufasha butandukanye ku batishoboye, aho rimwe ategura ibikorwa byo gusangira n'abana batandukanye bo mu miryango itishoboye. Twavuga ngo urebeye ku rundi ruhande, nyamara Shaddy ntabwo watinya kuvuga ko ari umuntu mwiza cyane ugira ubumuntu. Ibi bituma akundwa n'abantu batandukanye, bamwe batagendera ku bwiza bwe gusa, ahubwo bagendera ku kuba ari umuntu mwiza kandi akaba umuntu nk'abandi, kandi ko hari byinshi abigisha mu buzima busanzwe. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyatubwiraga ku buzima bw'icyamamare Shaddy, uburyo afata ubwamamare akavanga no kuba umubyeyi. Tubonye ko yita ku burere bw'abana be ndetse akita ku muryango we cyane. Niba hari ukundi bamufataga bitandukanye, umise ko nyuma yo kuba icyamamare ari umuntu nk'abandi. Wakoze kubana natwe, ugire ibihe byiza. Passion is News.